urasiga umwana mu rugo ujye kubyina, nturi umubyeyi ubwo ngubwo. Urasiga umugabo mu buriri usohoke, byanze umugore wawe arakubona saa 9 utashye ngo ariko ngo ntugomba kumbangamira. Wa munsi wemera kurongora ubwo wemeye kuzabangamirwa. Ibihe byiza nshuti bakunzi ba ibyegeranyo Empire, reka nkubwire ngo wowe wakoze subscribe uragaciro kuri twe, na utarakora subscribe kura subscribe kuri no kunzogera kugira ngo uzajye kugenda ubona amakuru yizewe kandi uyabonere kugiye. Nkibisanzwe ahanga ku byegeranyo Empire tujya tugenda tubagezaho amakuru atandukanye avugwa muri showbiz, avugwa muri gospel, avugwa mu mikino ndetse no muri politike nkuko twagiye tubibasezeranya. Munyemerere ngaruke ku magambo akomeye yitwa Pastor Rutayisire Antoine. Uyu nguyu Rutayisire Antoine yamenyekanye mu idini cyangwa se mu itorero ry'Abangirikane mu Rwanda. Uyu nguyu rero Rutayisire Antoine yagize gutya avuga amagambo akomeye cyane kuri video ya Muyango, dore ko uyu nguyu uwase Muyango Claudina yabaye Miss Photogenic cyangwa se ni Miss wifotoje kurusha abandi cyangwa se uzi kwifotoza kurusha abandi mu mwaka wa 2019, dore ko uyu nguyu Miss Muyango yambaye iri kamba cyangwa se yamenyekanye avuye ku butaka bw'intara y'Amajyepfo, kuva mu ntara y'Amajyepfo bikarangira abaye icyamamare gikunzwe n'abantu batari bake ku butaka bw'u Rwanda. N'urugendo rutari rworoshye, dore ko uyu nguyu Miss Muyango ni n'umufasha cyangwa se ni umudamu wa Kimenyi Yves. Uyu nguyu Kimenyi Yves dore ko bibarutse n'umwana bafite umuryango, dore ko uyu nguyu Kimenyi Yves basezeranye na Muyango byemewe n'amategeko, dore ko uyu Kimenyi Yves yamenyekanye mu makipe agiye atandukanye nk'umuzamu. Twavuga nka ikipe ya Rayon Sport, twavuga ikipe ya Kiyovu Sport, twavuga ikipe ya AS Do Kigali, dore ko uyu nguyu Kimenyi Yves yabaye n'umuzamu ukomeye mu ikipe y'igihugu Amavubi. Uyu nguyu Muyango rero yagize gutya rwose ajya ku mazi ku Gisenyi agaragaza amashusho, agaragaza video yambaye ubusa cyangwa se video igaragaza imyenda y'imbere, igaragaza amakariso nk'uko benshi babyita mu rurimi rwemewe, mu mvugo yemewe. Rero ibingibi byaje kuvugaho n'abantu mu buryo butari bumwe, bakavuga ko ibingibi rwose ari urukoza soni, dore ko bitari bikwiriye ko uyu Muyango agaragaza ubwambure bwe. Rwose ni kuri stage yabyinagaho ari kumwe n'insore zitarimo n'umugabo we. Abantu benshi bakavuga ko ibingibi bitari bikwiriye kuba umuntu ari umubyeyi kandi afite n'ikamba rya Miss Rwanda akitwara mu myitwarire imeze gutya. Abantu rwose babivuze amagambo atandukanye. Kwikubitiro Pastor Rutayisire Antoine nk'umwe mu bantu bakunzwe cyane ku butaka bw'u Rwanda yavuze ko ibingibi bidakwiriye nk'umubyeyi kuba yasiga umuryango akajya kubyina ahandi hagiye hatandukanye. Siwe gusa wagize icyo avuga kuri ibi bintu, dore ko n'abastari batandukanye bagiye bavuga ku mbuga nkoranyambaga bakavuga ko ibi bintu bidakwiriye. Andi makuru wamenya nuko iki gihe anga ku Gisenyi abangaba bamaze gukora ibingibi byabaye ngombwa ko mu by'ukuri polisi y'u Rwanda ita muri yombi aba bantu, dore ko bamaze kunywa ibisindisha bakora ibikorwa bitemewe n'amategeko ahangaha mu mujyi wa Gisenyi, birangira polisi y'u Rwanda itaye bamwe muri yombi. Rero ibingibi byagutumye Miss Rwanda cyangwa se Miss Photogenic 2019 uwase Muyango Claudina bigaragara ko ibi bidakwiriye, dore ko abantu ku mbuga nkoranyambaga bagiye bavugaho ibintu bigiye bitandukanye, bakavuga ko bitari bikwiriye ko umuntu yitwara muri ubu buryo kandi yambaye ikamba rya Miss Rwanda, kandi ikirenze kuri ibyo ari umuntu w'umubyeyi ufite umuryango, ufite umugabo n'abana, kandi ari umuryango abantu benshi bafatiraho icyitegererezo cyane ko uyu nguyu ni umuryango w'abastari gusa. Abantu benshi rero babigarutseho bavuga ko ibi bitari bikwiriye. Kwikubitiro Pastor Rutayisire Antoine yavuze ku myitwarire ya Muyango, avuga ko bitari bikwiye ko umukobwa w'u Rwanda cyangwa se umubyeyi yitwara mu myitwarire imeze gutya. Nshuti mukunzi wa ibyegeranyo Empire, reka ngushimire wowe tubana umunsi ku munsi. Reka nkubwire ngo wowe wakoze subscribe uragaciro, nawe utarakora subscribe kuri kunzogera kugira ngo uzajye kugenda ubona amakuru yizewe kandi uyabonere kugiye. Ndagushimiye cyane.